nongeye kwasuza inshuti bakunzi aho mukomeje kudukurikirana muherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi. Nkuko mubizi rero amazina yanjye ni yayandi, ni Dusenge Clenia. Nkaba mbategura ibiganiro bitandukanye by'ubukwe binyura kuri channel yanjye ya Dusenge Clenia. Uyu munsi rero turi kuri Romantic Garden ku Gisozi aho twatashye ubukwe bwa Manzi na Benigne. Nkuko nayo basezeranyije cyane nayo babwiye, nababwiye ko nzayambagira mu bukwe butandukanye bw'abantu benshi batandukanye, nkabereka ukuntu byifashe, nkabereka udushya turimo, nkaganira n'abantu batandukanye bakababwira. Hari igihe umuntu aba afite igitekerezo avuga ngo ndifuza gukora ubukwe cyangwa ndashaka gukora ubukwe, ariko tukaba utazi udushya tugezweho cyangwa tutazi ibintu ukuntu bimeze. Nicyo mbereyeho, mbagira mu bukwe butandukanye, nkabereka ukuntu buteguye, nkabereka ukuntu bumeze. Uyu munsi rero ndi ku Gisozi mu bukwe bwa Benigne na Manzi. Ni ubukwe bwiza, ni ubukwe bushimishije, ni ubukwe bubereye ijisho nk'uko mubibona kuri screen zanyu. Hanyuma iki kiganiro nk'uko mubizi narababwiye ngo twari tumaze iminsi tudaheruka gukora, ariko muri iyi minsi rwose nta rungu. Inshuti bakunzi banjye rero mbashimiye urukundo mukomeje kungaragariza, mbashimiye support yanyu mukomeje kunyereka. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, mushireho comment, nanjye nkomeze bintera imbaraga, nkomeze mbagire mu bukwe butandukanye, ibirori bitandukanye, ahantu hose mbagerereyo, ya ubukwe bw'ibyamamare, ubukwe bw'abantu bose muri rusange, mbereka ukuntu byifashe. Reka mbahe ikaze mu kiganiro cy'ubukwe cy'uyu munsi. Ni ubukwe bwa Benigne na Manzi. Ikaze mu kiganiro cy'ubukwe. Muri icyo gitaramo cy'umuryango dutumiramo abantu bose, bakaza buri wese akavuga ikibazo cye, niko tubigenze kwa keke. Turaho rero umwana wacu asaba ijambo, aravuga ati burya mwarambyaye murandera, muranigisha ndiga ndarangiza, ariko hari icyo amashuri atampaye. Ntabwo amashuri yangize yampinduriye izina, ariko ndashaka nanjye ngo mumpindurire izina, ngere ikirenge mu cyabakuru banje. Nimungirira gutyo muzaba munubatse, nanjye nzaba mbaye ufashe umurage, nanjye nzaraga abandi. Tubwira iryo jambo turanezerwa. Ariko umwe muri bene Kega amubaza aho yataramiye, aramubwira ngo igitaramo nagitaramiye kwa Ntwari, aho niho nataramiye, ni naho nakuye uyu muco wo kuvuga rino jambo, aho niho nabonye unshyitse ku mutima. None rero mwangenzereza nk'uko mwagenjereje abandi. Turanezerwa, turishima, tugubwa neza. Maze kugubwa neza nshuti yanjye, kabyare kaboneke, twohereza umugabo arazi wawe, aja gusaba umugeni. Atari bya bindi bya kino gihe byo gusohora twa dupapuro. Wa mugabo waramubonye, araza kubwira ko aje kugusaba umugeni wawe, uramwiga, uramubwira ati genda usubireyo nzakwiga nzagusubiza. Asubirayo, uramuhamagara uramubwira ati twarabizi dusanga ni kwa kundi turabana turavukana, nta kibazo, nta mwuga ruriri iwanjye. Maze kutubwira utwe mbyeyi nzima, dufata umugabo tumuha inzoga, turamubwira ngo naje gusaba irembo. Arazi iwawe aruguruza asaba irembo. Irembo uramubwira ngo wakuyeho imyugariro kwa Kega nta kibazo kiriyo, inzoga urayakira umunywera nk'inka. Hanyuma nanone asubira inyuma aratubwira amakuru, turamubwira ati noneho twara gaju, tware n'inzoga umushyikirize gaju. Umubwira ati iyo gaju ni gaju y'imfatarembo, uyiragirire ku nzira, uyishyire mu zawe. Icyo bikora umubwire kuko igihe nikigera nabikunda tuzaza dushoreye baruna bagaju, ariko yabitegetse. Nuko mbyeyi nzima ibyo nabyo urabitwemerera. Kongera kandi gutanga inzoga yo gucanisha, iyo nayo uratwera, uduha umunsi ari wo uyu nguyu. Uratubwira ati itariki nk'iyi muzaze, nzaba natumiye bene Ntwari bose, nawe uzaze wazanye na bene Kega bose. Hanyuma umbwirira ijambo twavuganye turi babiri, noneho urimbwirira hagaragara. Ndatekereza kuko ariko wambwiye none wa munsi n'uyu. Mbyeyi nzima iyo nzoga ubona ngo tuyishyizaho ni inzoga yo gusaba umugeni, zo gusaba umugeni unemerere. Kuko gusaba kwa Ntwari ntibijya bingora, kuko abakobwa mfite bose benshi nabo kwa Ntwari, abakecuru bari hera benshi nabo kwa Ntwari. Kandi Ntwari
abana bo kwa Ntwari baza ari abana bagira ubwenge bwiza, nabo babyaye babyara abana barangiza amadoktora, ntibaje batuvuna mu kwiga. mubizi rero mu kiganiro cyacu cy'ubukwe tugiramo igice cyihariye cyo kuganira n'abantu batandukanye bitabiriye ubukwe, yaba abageni, yaba abatumirwa, yaba abambariye umugeni, yaba afite indi mirimo itandukanye bari gukora muri ubwo bukwe. Rero aha ngaha tugiye kwerekeza aho umugeni arimo kwambarira cyangwa se aho bari kwitunganyiriza, tujye tumuganirize twumve ukuntu bimeze, adusangize urugendo rwe, tuganize n'abandi bantu batandukanye bitabiriye buno bukwe. Reka tujyane. Twongeye kwasuza kandi abakunzi bacu mukomeje kudukurikirana muri mu bice bitandukanye. Nkuko mubizi rero ibiganiro byacu byibanda cyane ku bukwe. Hano twaba turi kumwe n'abageni beza cyane basa neza, turi kumwe n'umusore, turi kumwe n'umukobwa bakoze ubukwe bagiye gutangira batwibwira. Muraho neza? Bravo. Meze mute? Tumeze neza. Urumva umeze gute kuri uyu munsi? Ndumva ndishimye. Urasa neza. Merci. Ego, uyu munsi mwakoze ubukwe, umuhango wo gusaba no gukwa urarangiye. Wabibonye gute? Byari byiza cyane.
uko wabitekerezaga niko byagenze byiyongereye. hanyuma urumva umuntu yajya kugeza igihe cyo kuvuga ngo ngiye kubana n'umuntu, ngiye gukora ubukwe, hari ibintu byinshi nyine binyuramo n'iki. Ni iki kintu wakondeye umukunzi wawe? Kuba registre. Ni straight. Okay. Nire jambo wamubwira kuri munsi wanyu udasanzwe mutangireho urugendo rw'ubuzima rushyashya? Ndamukunda. Ongeye umubwira ureba? Ndamukunda. Okay, murakoze cyane. Hanyuma hari uwakwambariye, ni ikihe kintu wagendeyeho uhitamo pare wawe? Niwe muntu tuziranye ku bintu byinshi. Ego. Ni ikihe kintu gikomeye cyane cy'ingenzi umuziho? Pare? Black. Black. Okay. Murakoze. Banze birebe. Imyaka umaze muri Amerika urabona umuhanda w'igitaka kwa papa Savi. uzaze Masaka nkwereke. Uri kumva umeze gute? Ndishimye cyane. Ndishimye cyane. Uyu munsi ukuntu wawubonye ni ukuntu byagenze, umaze igihe ubitegura, wumva hari ukuntu nyine ubitekereza mu mutwe, niko byagenze niko wabibonye Cyane. Ni ikihe kintu cyagushimishije kurusha ibindi? Kubona abantu bitabiriye dote yanjye. Bitabiriye? Dote yanjye. Ni ikihe kintu wakundiye sheri wawe? Agira utugambo twinshi. Agenda tumukundira n'umuhungu. Okay, ngagira ijambo rimwe umubwira. Ndamukunda cyane. Wow, murakoze cyane. Mukomeze mugire ubukwe bwiza, Imana ikomeze kubana namwe. Gashema, muraho neza? Zara na Kibuba zagarara. Kibubu nawe Kibu. Kibubu ariko ari Nuriya Marene. Marene wawe. Kibugu. Marene. Nawe wanditse Kibubu. Wakanya nibwo nawe. Murakoze, twakomeje kujya tuganira n'abantu batandukanye nkuko mubibona hano, hari abageni, hari pare, hari marene. Hanyuma twebwe gahunda yacu ni kugenda tuganiriza abageni, tubagira mu birori bitandukanye kugira ngo tubereke ukuntu ibintu biba bimeze, ibintu byifashe, ukuntu abantu basa. Hari n'abantu baba batekereza ngo mfite ubukwe na kantu kagashya nakora, ni gute nakwambara n'iki. Namwe murabibona ukuntu abantu bageni bambaye neza. Ubaye nawe ari amahitamo ugize, ntabwo waba uhisemo nabi. Hano turi kumwe na marene, agiye gutangira twibwira. Murakoze, nitwa Soso. Yego. Nkaba nishimiye kuba ku munsi w'aba bashuti banjye. Uri marene w'umugeni? Yego. Umunsi akubwira ko uzamubera marene, wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza cyane. Ni ikihe kintu wahise umubwira cyaje vuba? Ni irihe jambo wahise umubwira? Ijambo namubwiye ni uko umugabo ugiye kumurongora ari umwana mwiza kandi urugo ruzamuryohera. Yego. Ni ikihe kintu cyiza cyane cy'ingenzi umuziho? Inde? Umugeni. Yego. Ni byinshi cyane. Nk'umumama yahisemo kugira ngo umubere marene, kugira ngo kumuri urugendo rushya rw'ubuzima atangiye rutoroshye kandi rutanakomeye, gira ijambo umusangiza cyangwa se umubwira nyine nk'impanuro nk'umubyeyi. Impanuro namubwira ni uko mu rugo rwabo hagomba kurangwamo urukundo, kandi ikindi bagashyira Imana imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yego. Murakoze cyane. Yego. Hano turi kumwe na pare. Turi kumwe na pare, hano arasa n'umugeni, bose barasa neza. Nawe aratangiye atwibwira. Banyita Gashema. Gashema gusa? Best man. Gashema gusa? Gashema Deus. Murakoze cyane Gashema. Umunsi umenya yuko ubukwe bakakubwira ngo inshuti yawe ifite ubukwe, wabyakiriye gute? Narishimye cyane yuko nari maze n'igihe mbutegereje. Yego. Nirihe jambo wamubwiye umuhungu wawe? Nubwo ko nta birenze. Nk'umupapa. Ntazikange uko yabagaho mu rugo yoroshya ubuzima, ntanarugeramo azaba ari bworoshye. Nk'umupapa umaze igihe mu rugo cyangwa se ufite inararibonye, inarishatse niko ngiye kuvuga ndarireka. Nirihe jambo wamusangiza, ni ikihe kintu wamubwira nk'umubyeyi nyine kuri uyu munsi wiwe? Boroshya ubuzima kandi boroherane, ikindi bakundane, nicyo kintu njye nabifuza. Yego. Ubukwe wabubonye ute? Njye natunguwe n'ubusanzwe nzi yuko aba bantu badecoration badekora neza, ariko
uburyo ibintu babikoze njye nanone kandi ikindi nishimiye abantu baje yego baje kandi hari amasaha umuganda ari gukivamo ariko ukuntu abantu bahise bitegura bakaza nishimiye cyane. nakahe kantu k'agashya wabonyemo kagutunguye? Ni uko harimo abasaza beza. Okay. Burya akenshi imiryango myinshi ntabwo igifite abasaza. Yego. Ariko nabonye harimo abasaza benshi kandi beza. Yego. Bwagenze nk'uko babitekerezaga? Byarenzeho. Okay. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Yego. Nk'uko twabibabwiye twakomeje kugenda tuganira n'abantu batandukanye batashye buno bukwe. Hano twaba turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane cyane nk'uko bibona kuri screen zanyu. Agiye gutangira atwibwira bitese. Ni byiza. Witwa nde? Nitwa Belize. Irindi Igihozo. uri mwiza urabizi? Murakoze cyane. Twahuriye mu bukwe hano ku Gisozi kuri Romantic Garden. Ubu bukwe waje ku ruhe ruhande? Ku ruhande rw'umugabo. Yitwa nde? Manzi. Umukobwa yitwa nde? Beninye. Nicyo kintu uzi kuri Manzi cyiza? Akunda abantu, akunda gusabana kwa. Yego. Akubwira ngo uzamufashe. Ese wari uri ku ruhande ruhe? Wari uri muri service hano? Nakoraga kuri high table. Kuri high table. Munza gusaba kumufasha kumukorera kuri high table, wabyakiriye gute? Ni rihe jambo wamubwiye? Nyine nk'akajambo kahise kaza vuba vuba tukamubwira. Narishimye yarabimbwiye arambwira ati ndashaka kunkorera kuri high table. Ndamubwira ati okay nta kibazo. Numva nyine ni byiza, numva ndabyishimiye kuko azi kubana, akunda abantu. So nabyakiriye vuba rero. Munsi menya ko Manzi afite ubukwe. Wabyakiriye gute? Narishimye. Wamubwiye ngo iki? Congratulations nyine narishimye ko tubonye umukazana mwiza. Ubutse kwereka umukobwa bagiye kubana. Yamukweretse mbere cyangwa yamukweretse afite ubukwe? Nari muzi ku mafoto. Wari muzi ku mafoto. Wamubwiye ngo icyo kibona umukobwa ukundana Manzi. Yari mwiza. Mwiza cyane. Wewe wahise umubwira ngo iki? Ni mwiza. Waramubwiye ngo ni mwiza. Okay. Ubu bukwe nakahe kantu k'agashya wabonyemo kagutunguye? Byose byari byiza. Yego. Ukuntu wabutekerezaga ko bwagomba kuba bameze niko bwagenze cyane. Abantu bari baburimo hari ukuntu wenda utekereza ngo ushanga ubukwe buraba burimo abantu benshi cyangwa bake wabonye byari byifashe gute? Ahubwo byantunguye ko haje abantu benshi. Yego. Ni benshi cyane. Yego. Ikintu cyiza cyane kirenze noneho kirimo cyagushimishije. Ni ibijyanye no kurya. Byari byinshi cyangwa byari byiza cyane biteye? Byari byiza cyane. Ni ukuryoha cyane ubwinshi bwabyo bwagutangaje? Biteguye neza cyane. Okay. Hanyuma ni irihe jambo wabwira Beninye na Manzi kuri uyu munsi wabo udasanzwe urugendo rushya rw'ubuzima batangiye? Ijambo wababwira, icyo wabifuriza, iyi message tuzayibagezaho. Okay, mbifuriza urugo rwiza, urugo rukomeye. Yego. Imana nyine izabahe hungu n'akobwa ibashimishe, bazasenge ibyo ngibyo. Yego. Murakoze cyane. Belize. Belize ari inshuti yanjye. Nk'uko nabibabwiye rero twakomeje kugenda tuganira n'abantu batandukanye bitabiriye buno bukwe bwa Beninye na Manzi. Hano rero turi kumwe n'umupapa mwiza cyane nk'uko mubibona kuri screen zanyu, benshi muramuzi, afite abakunzi benshi, afite abafana benshi. Hanyuma rero twahuriye no mu bukwe. Akora akazi kadasanzwe, akora akazi keza, aratangira twibwira anatubwira ikintu ari gukora muri ubu. Nitwa Rugaba. Muri ubu bukwe ndi MC, navuzemo n'amazina y'inka ndanaririmba. Yego. Hari ibindi ushaka se? Nanabonyemo n'umugore wanjye. Aho yabutashye. Umugore wawe ari hano? Umugore wanjye ari hano. Ari hese? Umugore wanjye uri kuvuga umugore wa hese? None se uri kuvuga uyu mugore wawe? Okay. Jewe mufite abagore babiri. Mfite umugore wo muri filime, mfite n'umugore wanjye mu rugo. Uwo mwahuye ni uwuhe? N'uwo muri filime. Witwa nde? Witwa Madede. Ndabasuje cyane. Hanyuma Rugaba, twahuriye muri ubu bukwe, wabuyoboye, waririmbye, ese bajya kuguhitamo cyangwa se urumva nyine ufite impano, uvuga amazina y'inka, uremusinga, ukora ibintu byinshi bitandukanye mu bukwe kandi ukabikora kinyamwuga neza cyane. Umunsi bakubwira ko kino kiraka bakiguhaye, wabyakiriye uti? Nabyakiriye nyine nk'ibisanzwe. Abanyarwanda bavuga ngo akeza karigura, ntabwo ari ukwitaka. Ariko umuntu ugize amahirwe yo kumuhamagara mu bukwe bwe
abagize umugisha ukomeye. Yego. Naravuze ngo uyu muntu arahiriwe ko ambonye. Yego. Kandi nangize umugisha ko mbonye akazi. Yego. Byabaye mangushye. Bigaragara ariko baguhaye agatubutse. Oya nabyo agatubutse nabyo amafaranga uyu ni umuvandimwe. Ah, nabyo amafaranga ariko. Byagarukiye mu muvandimwe gusa se? Waratwerereye muri make. Natwerereshe ibindi nibanga ry'akazi. Ubukwe wabonye gute? So ubukwe bwabaye bwiza. Usibye nyine ikibazo cy'umuganda amasaha gatuma twirukanka ariko ubukwe bwabaye bwiza kabisa. Ikintu kidasanzwe hagati y'umugeni n'umukwe ngo n'umugore n'umugabo hari urukundo ubona mu maso yabo kuko kantu kari special n'abantu. Yego. Ku ruhande rwawe nk'umuntu nyine wayoboye buno bukwe uko watekerezaga kuri buyobore niko byagenze niko nkuko wari ubifite mu mutwe wawe? Ya ubukwe bwagenze neza. Njyewe uretse ibintu nyine ubundi igihe kibaye gitoya hari ibyo muburizamo kugira ngo murokore igihe. So rero ngiye ku mwanya wanjye nicyo mba mbereyeho hano twebwe. Iyo igihe gipfuye twe turakizura. Iyo abantu bakererewe cyangwa babuze umwanya tubafasha kugira ngo ibintu byabaye masaha bayajira. Nk'ubu twari ku muganda dutagomba gutangira saa 3 dutangira saa 6 n'igice cyangwa indi minota kandi dufite church saa 8. No guhita ushaka uburyo ruhuza ibyo bintu n'abasaza n'iki ukagira ibyo ukuramo n'ibyo mugabanya ariko mugakora ibintu byose mu buryo bwiza. Nuko byagenze. Ubukwe wabonye uti? Ubukwe bwabaye bwiza. Ufite decoration nziza y'umudamu witwa Cecilia. Ni umuhanga cyane. Bwabira ahantu heza muri Kigali Romantic Garden. Nubwo na Fanta batuguriye turabamaje hatekeye abantu beza. N'umuntu uje gutara amakuru nawe yambaye neza yambaye imikenyero. Ibintu byose muri ubukwe byari byiza. Naye musi mwiza. Mbese ko wabitekerezaga byikubye. Hari ukuntu umuntu aba yumva uko rero bwiza ariko noneho ugahita wabwiza kurushaho. Oya bwikubye byabaye ubukwe bwiza. Bwabaye ubukwe bwiza cyane. Okay. Abageni babo uti? Abageni ni beza. Umugore ni mwiza. N'umugabo ni mwiza. Ahasigaye witeka ni uzi ibindi biba mu rugo. Tubatuyeho umugisha w'Imana azabubakira. Nakaye kantu kadasanzwe kakanduvuga ngo hari ubukwe natashye ku Gisozi bwa Manzi na Benigni ariko nabonyemo akantu kadasanzwe. Akantu kadasanzwe k'umwihariko wabonye muri ubukwe nakaye? Nibanga. Nibanga. Akadasanzwe nibanga. Ntabwo wakavuga. Nibanga naka ni gasanzwe umwana uciye imbere ya kamera. Naka ntabwo gasanzwe ariko nta dore ngaka ari ko kanabonye kadasanzwe umukobwa yaje muri kamera. N'undi mugabo wambaye ingofero nibibaza. Aka ntabwo gasanzwe. Ariko none se uyu mwuga umazemo imyaka ingahe? Uyu mwuga umazemo imyaka iri hejuru ya 15. 15? Ubwo utangiye ufite imyaka ingahe? Sinibuka imyaka ariko ndi mu wa kabiri segonderi. Wabwiwe n'iki ko ibintu wabikora ukabishobora? Nagiye mu bukwe habura umuntu uvuga amazina y'inka. Noneho umuntu arambwira ngo yavuga urabizi. Ko nari bikundaga gihe nakuze numva ibitaramo. Tambaguruka ndabivuga. Bivuza abantu batangira kunyaka nimero ya telefone. Uzatuvugire uzo umuhanga uzatuvugire. Kuva uwo munsi bavugiye bangurira Fanta. Ndavuga rero bya bintu mbikora bakangurira Fanta. Nzabikora noneho neza kurushaho nguriye Fanta ngurire n'inyama. Nuko nabitangiye. Hari uburyo waba ukoresha kugira ngo wihugure cyangwa se ubashe kongera ubunyamwuga bwawe mu bijyanye nyine n'akazi ukora? Wenda hari ukuntu uvuga ngo iki kintu ndakiza ariko ndashaka kugikora nyine biruseho cyangwa se kurushaho. Hari uburyo wowe wihuguramo cyangwa se hari uburyo bundi wakoresheje kugira ngo wihuguremo? Urumva hashobora kuba hari nk'umwana nawe ufite impano nk'iyawe ubyiyumvamo ukiri mutoya cyangwa se n'umujene nawe wumva yabikora ariko akaba wenda ikigero yabikoraho nyine bitaba bihagije. Hari ubundi buryo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo iyo nyine yihugure muri iyo mpano? So icyambere ni ugutaha ubukwe akagira abantu utashye ubukwe ureba abantu benshi bavuga umenya icyo bita ni bavuga kumenya amagambo akwiye kuvuga mu bantu. Hari amagambo kera yakoreshwaga ariko wenda muri iki gihe tutagikoresha bitewe n'amateka y'igihugu cyacu. Urebye n'icyo kibanza hagezweho iki kuvuga iki bigenda bite nta bindi ni ibyo ngibyo gusa ibindi nahora bisengera Imana. No kubanga inama no kutaha ubukwe cyane kureba abantu b'abahanga bagufite experience muri ibyo bintu ukabegera kuko ubukwe nta bintu bidasanzwe bibamo. Upfa gucunganwa n'amamango n'amagambo ugiye kuvuga imbere y'abantu. Kuko ubundi iri jambo ngiye kuvuga naritekerejeho rirasobanura iki uryumva ntacyo rimutwara. Amagambo arimo inyurabwenge
harimo ikinyabupfura, atarimo gushyoma cyangwa gushyanuka, atari ibintu byo gusakuza. Iyo ureba ugiye gukora ureba nabo bandi ibyo bubabwire, ikindi ukagerageza kuba wowe. Niwigane ngo nzabe nka MC kanaka, nzabe wenda kananga urugero ku nshuti zanjye, nzabe nka MC ngomere nka Samusure, nzabe nka MC ngomere nka Seburikoko. No, ba wowe. Iyo ubaye wowe ntutsindwa. Iyo ugiye kwigana uratsindwa. Yego. Kuko watanye kano kazi ni challenge wagize mu buzima y'abantu kumva wanabireka. Nagiye kwibura ubukwe bw'umugabo w'umwongereza n'umukobwa wo muri Canada, nzi ko ari abanyarwanda, nta cyongereza nzi. Nari nzi stand up na sit down. Ndavuga aka kazi ndakaretse kandi ntaye gukina, nagomba gusubirayo nayo ngiye mu ntara, nisanga ndi mu bukwe bambaye imikoro. Kandi nta rugo rurimo, ntarwo nari nzi. Okay. Rugaba murakoze cyane, mwakoze kubana natwe, mwakoze kutuganiriza, kutubwira amagambo y'ubwenge, ariko gira ikintu usangiza abandi muhuje akazi cyangwa umwuga, ikintu wababwira. Ikintu nabwira abantu duhuje akazi, duhuje umwuga, mu binyangamugayo, mujye musenga. Tujya mu bukwe bw'abantu tutazi uyu munsi, tukajya mu bandi tutazi, ntituzi imico yabo, tutuzi ibyo baba baterekeye n'ibyo bakoze. Jya uva mu rugo wasenze, Imana izajya ibana nawe. Yego. Ubundi nibyo abandi bose mujye muhamagara Rugaba, abandi mubashake uko mwabuze Rugaba. Yego, murakoze cyane. Twakomeje kugenda tuganira n'abantu batandukanye nk'uko twabibabwiye. Hano tukaba turi kumwe n'abakobwa beza cyane bagiye gutangira batwibwira. Mwitwa nde? Ni Moza Zawadi. Moza Zawadi. Wowe? Nitwa Mutesi Jody. Twahuriye mu bukwe bwa Manzi na Beninye. Wowe uri kuri uruhe ruhande? Ndi ku ruhande rwa Beninye. Wowe ku ruhande rwa Manzi. Ubukwe mwabonye gute? Ubukwe bwari bwiza cyane. Ubukwe bwagenze neza. Umunsi Beninye wambare Beninye, umunsi akubwira ko ashaka ko uzamwambarira, wabyakiriye gute? Ni jambo amubwiye? Nabyakiriye neza, nta guhakana nari mfite ko natoranyizwe mu bandi benshi, ndamwemerera. Umunsi yambwiye ko nzamwambarira, nabyakiriye neza cyane kuko numvaga ngomba kumushyigikira. Yego. Ubukwe mwabonye gute kubijyanye wenda uko bugaragara? Hari ukuntu abantu babitekerezaga, hari ukuntu namwe mwabutekerezaga, uko mwabutekerezaga ariko mwabonye? Yego. Nanjye niko nabibonye. Bwari bwiza cyane cyangwa bwari bwiza cyangwa bwabaye bwiza cyane? Byarenze kuba byiza cyane. Nakaye kantu kagushimishije kurusha ibindi? Nukuntu twariye. Wowe? Hari imirire ihagije. Abageni mwabonye gute? Basaga neza cyane. Basaga neza. Ni ikihe kintu cy'ingenzi wakunze ku mugeni kuri Beninye? Nukuntu ari karume kandi yishimaga cyane. Nukuntu yagaragaraga, yarasa neza cyane. Ku bijyanye n'ibyo yari yambaye cyane uko yagaragaraga, ni ikihe kintu, nakaye kantu wabonye ukavuga ngo wow, keza cyane kurusha ibindi? Umukenyero yari yambaye. Umukenyero yari yambaye no mu mutwe. Ni ikihe kintu wabonye kuri Manzi ukavuga ngo wow? Ukuntu yishimye abonye umugore we. Yari gentle ya danje. Uburyo yagaragaramo mu bijyanye n'imyambarire, wamubonye gute? Saga neza cyane. Saga neza. Ni ikihe kintu yari yambaye wavuze ngo mu bintu byose yari yambaye uko yagaragaraga inyuma kuva ku musatsi kugera ku rukweto, akantu k'ingenzi uvuga ngo mana yanjye? Yari yambaye umukenyero mwiza cyane. Uriya mukenyero ni hatari. Ufite umukunzi? Ndamufite. Wowe? Arahari. Wowe ni ryari? Eri vuba. Ni vuba. Ni ikihe kintu mwabwira Beninye kuri uyu munsi we? Ijambo mwamubwira nk'inshuti ze, nk'abakobwa yahisemo kugira ngo bamwambarire? Ikintu namubwira ni ukugira urugo rwiza, Imana izamwubakire, ibyiza byose ndabimwifurije. Ni uko mwifuriza urugo rwiza, ibindi Nyagasani azabibaho. Amen. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Twakomeje kugenda tuganira n'abantu batandukanye nk'uko twabibabwiye, tugenda tuganira n'abantu batashye buno bukwe. Ni ubukwe bwiza, ni ubukwe bubereye ijisho nk'uko namwe mwabibonye kuri screen zanyu. Ni ubukwe burimo isuku, ni ubukwe burimo abantu beza, basa neza, buteguye neza. Buri kintu cyose kiri muri ubukwe ni cyiza, yaba abageni ni beza, abawutashye ni beza, ikintu cyose ni cyiza nk'uko mwabibonye. Hano rero duhagararanye n'umusore mwiza cyane, nenda gusumbaho gato cyangwa se twenda kureshya.
agiye gutangira atwibwira. Amazina yanjye nitwa Nkunda, ni umusiribateri ubifitemo experience. Ese witanga, ese wirega. Umukobwa uri hafi rero yaza tukavugana. Nkaba ndi inshuti amadederi. Hanyuma umunsi ku wundi. Hanyuma rero natashye ubukwe bw'umushuti wanjye, babanye, twakoranye, tubana mu buzima bwa buri munsi. Yitwa Manzi. Turi hano kuri romantic mu guserebura ibintu nk'ibi biba bitoroshye, natwe twifuza gutera intambwe tukabigeraho. Twahuriye nk'inshuti. Umunsi umenya ko Manzi afite ubukwe, wabyakiriye ute? Ni gute wamubwiye? Icya mbere byarananze kubyemera, bitewe n'ubuzima twabagamo bwa buri munsi. Nkavuga ni bya binyoma, kuko yahoraga amporopoza avuga ngo umwaka utaha, ariko naramubwiye ndagutega iminsi, ndabyemera neza ari uko wagiye gusaba. Nyuma rero yo kubingaragariza naravuze nti buriya umunsi we wageze. Munsi akwereka umukobwa bakundana, wamubwiye ngo iki? Ikintu namubwiye ko mu gutinda kwiwe ahisemo umukobwa mwiza. Nese kugiye tutajyanye? Wamubwiye ko ahisemo umukobwa mwiza kandi umubereye. Akomerezeho. Ubukwe wabonye ute? Ubukwe burimeze neza cyane. Ni ikihe kintu cyagutangaje? Nabonye uburyo dekorasiyo, abantu ukuntu bakeye, badufashe neza ka esi, urimo n'abantu beza cyane. Ni ikihe kintu wabwira abageni Benigne na Mugeni? Ikintu nababwira ni uko mbifurije urugo ruhire, kandi bakundane kurushaho. Iyi ni intambwe bakomerezeho, kandi natwe baduhe ka motivation tuzisange muri ubu buzima. Wowe ni ryari? Njyewe ni umwaka utaha mu kwezi kwa 9. Ufite umukunzi? Ntabwo ndamubona. Sawa, murakoze cyane, mwakoze Nkunda kuganira natwe. Ndagushimiye nanjye, kandi long time ago rwose, ariko uyu munsi nakubonye. Urasa neza. Thank you. Sawa. Bye. Twakomeje kujya tuganira n'abantu batandukanye nkuko nabibabwiye. Hano turi kumwe n'umumama, twahuriye hano mu bukwe, agiye gutangira twibwira. Murakoze cyane, nitwa Alice Umuratwa. Niyo mazina yanjye, cyangwa se Mama Nolan. Mama Nolan. Twahuriye hano mu bukwe. Uri ku ruhe ruhande? Ndi ku ruhande rw'umuhungu. Rw'umuhungu. Mufitanye irihe sano cyane inshuti? Ni muramu wanjye. Muramu wawe. Nuvuga ngo vukana n'umugabo wawe. Umunsi umenya ko muramu wawe afite ubukwe, wabyakiriye gute? N'irihe jambo wamubwiye? Narishimye cyane, kuko ni ubukwe twari tumaze iminsi cyangwa se imyaka myinshi dutegereje. So umunsi rero tubwira ko afite ubukwe, twarishimye. Desmond icyubahiro, ntabwo nabye expressinga none ngo ubyumve, ariko twarishimye cyane. Ubukwe wabonye ute? Nawe wabyiboneye, byari byiza pe cyane. Uko utekerezaga cyane ukuntu umuntu aba ari gupanga ubukwe, ukaba hari ukuntu uri kubukurura, wenda n'ukuntu muri kubutegura, urumva yenda mushaka kuba mwarafatikanya kubutegura. Uko wowe utekerezaga ko buzaba bumeze, niko wabonye bwari bumeze cyangwa? Rero uko nawe utekerezaga nabonye byabaye byiza cyane kurushaho. Hari ukuntu umuntu ategereza ukumva nyine ntabwo ntugire ibintu byinshi cyane. So byabaye byiza pe kurusha uko nabye expectingaga. Ni akahe kantu wabonye ukavuga ngo aka ni keza kurusha ibindi bintu byose nabonye muri ubu? Basaga neza. Bari bambaye neza, basaga neza, kandi twakoreye ahantu hasa neza. Benigne mumaze igihe kinini nawe muziranye? Ariko si cyane. Ntabwo muziranye cyane? Turaziranye ariko ntabwo ari cyane. Umara kumenya umudamu wa muramu wawe ukamubona, ni irihe jambo wavuze, wamubwiye iki? Naramubwiye ngo ikaze mu muryango, aze dufatikanye kuzamura umuryango wo kwa databukwe. Ni cyo kintu cyiza kidasanzwe uzi kuri Manzi? Ari cool. ngaho rero nk'umubyeyi umaze igihe wubatse cyangwa se ubimazemo iminsi cyane cyane ko uwo muryango wawubanjemo kurusha Benigne umazemo igihe uzi byinshi bitandukanye nk'abantu bagiye gutangira urugendo rushya rw'ubuzima Manzi na Benigne gira ijambo babwira ugiye inama ubahereza ugiye n'ijambo ry'umwihariko
ubwira Benigne ubwo ni muramukazi wawe mugiye gufatikanya mukeba wawe mugiye gufatikanya kubaka cyangwa se gushyira hamwe mu muryango mwashatsemo? Okay, urakoze. Ikintu cya mbere nababwira, bifurije urugo rwiza, azabyara abahungu n'abakobwa benshi, dukeneye abana. Hanyuma inama zo barazigiriwe nyinshi, icyo nababwira cyo nuko ibintu n'uburyohe, urugo ni rwiza ruraryoshye, bizabaryohera kurusha uko babitekereza. Hanyuma mukeba wanjye icyo namubwira, aje mu muryango mwiza pe, icyo namubwira aje mu muryango mwiza, abantu beza bakundana, imfura cyane, nta kibazo na kimwe azagira, mbese yumve we umutima wiwe aruhutse. Ibyo ari byo byose nimba tubona akabona tumeze gutya, arahita abona n'ishusho y'uko mu rugo bimeze. Rero aze ni karibu mu muryango mugari w'Abega, tuzamwitaho kandi twese dufatikanyije azabaho neza cyane pe. Yego, ni ijambo bwa Manzi. Ndamukunda. Murakoze cyane. Merci. Yego. Nshuti bakunzi, nizeye ko mwanogewe kandi mwishimiye ikiganiro twabateguriye cy'uyu munsi. Nkuko nabibabwiye, twe turi mu bukwe bwa Benigne na Manzi. Ni ubukwe bwiza nkuko mwabibonye, ni ubukwe bwari buryoshye, ni ubukwe bwari burimo abantu beza, ni ubukwe bwari buteguye neza, buri kintu cyose muri ubu bukwe njye nabikunze, byasaga neza. Kandi nawe ndatekereza ko wabibonye ko byasaga neza kandi wabikunze. Hanyuma rero ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwakomeje kudukurikirana, ndabashimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwashyizeho comment, mwakoze share. Hanyuma nkaba mbashimiye kandi ko mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbashishikariza gukomeza kudukurikirana n'ibindi biganiro bitandukanye tubategurira. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kuri support yanyu, ndabashimiye, Imana ibahereze umugisha. Ikiganiro cyacu cy'ubukwe cy'umunsi nahanga tugisoreje, bwari ubukwe bwa Benigne na Manzi. Ikiganiro nakagaruka, mwari kumwe nanjye Dusenge Krenia. Ciao ciao, utaha.